Ndi papa SAVA. Okay. Imana niyo ubujajwa ubwo buratashe. Inyikirizo kabiri Niyo ngisho. Biranyasha n'ibitero byanjye. Imana niyo ubujajwa ubukwe buratashe. Nabavuyeho kare cyane. Yagize gutya ngo Rubwinya bikenye. none wabaye rumugera ukuri yabagenda n'ikoboyi. Kugenda n'ikoboyi nta biranye. intebe muri sale. Sha. Nose wayishyize ku mutwe. Bati. Abanyamaji yasha. Bakajya ibwami. Yewe. Asemane kutihuta. Wakuriye singa gukura. Kimigara. Wayi. Fata gutira. Mutwaza n'umutero. Intebe yanani. Wishe. Kandi kuterekana nganje yagize anniversaire. Nampamvu ubona ndi present kumufuza anniversaire. Dore satani mubiti. izo ntebe zijyamo ruguru Turi kuzizamuka. saa sita z'umugoroba Wapi? Misenguma. Zikenda zitunguka kuri. iyo ngiyo ntibayisibye Ari yonyine. nibabaza umwana babwira ati se mama yasigiye ariko ntabwo Ndabanza nsengera umubiri kuko burya nkweretse iminwa y'uyu mugeni nkweretse iminwa y'uyu mugeni igihe izaba irangije inkuru izasomane neza n'uwakoye inka y'isinema Ntabwo wajyana kureba imbere. Kasongo. Ndi gukurikirana. bagaho mutere twumve Imana niyo ubujajwa ubukwe buratashe. inyikirizo kabiri Niyo ngisho. Biranyasha n'ibitero byanjye. Imana niyo ubujajwa ubukwe buratashe. Nijya yumva ubujajwa ubukwe buratashe. Imana tukayihorera Nijya yumva ubujajwa nijya yumva ubujajwa uramimana Ubwo ni Imana. uramimana nyine ndaza kukubwira wishyira wese urumva bivugitse Imana ntiyumva ubujajwa Niyo yumva ubujajwa ubukwe buratashe. abajyafata iyo ngiye nijya yumva ubujajwa Ijwi rya mbere niryo tugiye guheraho. Niyo yumva ubujajwa bazamwara bajomwe. Reka ni gutya. kugira uteze washatse kesesi uricara kuri ibi cyangwa agenda wicare Niyo yumva ubujajwa dore ubukwe buratashe. Ayiwe ngo niyo yumva ubujajwa dore ubukwe buratashe. Amashyi. Niyo yumva ubujajwa dore ubukwe buratashe. Bavuze yuko atize none ubukwe buratashe. Bagize imyaka myinshi cyane none ubukwe buratashe. Iyo ngo yavukiye mu bakene none ubukwe buratashe we. Iyo ngo nta mashuri menshi yize none ubukwe buratashe. Iyo ababivuze bose rero bazamara. Iyo ababivuze bose rero bazamara.
nabonize ibyo bintu rero sasa nabonize ibyo bintu hanyuma basaba ko tutamuhanura aha okay karabaye none rero mwavugaga mutarabona Nikodemu akira shyira mu vuba vuba ibihogo ni ibihogo rero ni inyambo kavukane mu Rwanda gakondo zo mu Rwanda hanyuma amagaju noneho amagaju ni inyambo zabaga zaranyazwe hanze y'igihugu twateyeyo mu bitero urumva yuko inyambo inka z'amahembe nziza zabaga zaranyazwe mu bitero hanze mu bitero ingabo z'u Rwanda zabaga zateye bakanyaga izo nka z'amahembe nziza izo zitwa amagaju zikagira abatahira bazorora abo ntibagomba korora ibihogo kiriya kintu gifata rero kiriya kintu gifata rero nahita nyirandura ariko turashiraho nawo mu kugira ngo ntabwo ari ibyanyu mwenyine kuko papa sava byamucakiye tugeze hanze kabaye akazi hamwe baturutse reba pasumva reba pasumva rwembe se no okay sada y'amazi ubu ntabwo mureba umva ntabwo yaruwe noneho ngo dufate urwembe ngo tujye tureba nkana ari iriya bata bitubwire mu gihinde ibyo biteka noneho rero tutuntu tugiye gufata uyu mwenda turye oya mu gihinde iyo ukozeho ukoreho turebe nakuremo rinete watangiye oya birajya no kuyindi myenda oya mu gihinde iyo ukoze ku kintu niko bitabene iyo ukoze ku kintu kitagishitira manura ikiganza gahoro gahoro tugikora mwubaha ngaha buri ni bya fata twatyaviye oya genda urushyamo amashitani intoki yose Love you until I die. Umuntu ari kurebera hirya wese. Kaza ko nagatwiko ko kwihumuriza twarabavumuye. Umuntu afata nk'umuzamu we kwirembo bafata agafoto. Nyine se singabira twakinaga. Ubwo gucumitisha simvugo nyandagazi papa sava. Iki arambwe ngo muteye icumu ngo nabamucumisa kuvuze se niwe bivuze ibyo ni ibyanyu byaje nyuma kubera uburaya ariko mu byivugo se iyo ikintu ugishisemo kwanza niba ucumitwa n'igihembe igisongo hanyuma se ntago umuntu akubwira ati iryo jambo rimucumite Manebe yaguwe neza aravuze ati kumbe tubana n'abantu dukina n'abantu sha tutabizi imitungo kumbe ari abantu bazima urogeye winyari musa winyari yagiye imitwe cyane n'ibamba yavumbuye oya reka hatunge mwibarize ko hatu oya ngiye muceceke nibarize hatu nirya ari batadushishikarije ko iriya suku yo ku mubiri ishobora gufasha umuntu ubwo urwo ruhumbikiro rw'imitezi mburugo na infection n'ibiki byose nibyo warugiye kumenamo bavuga yuko nsabima bavuga yuko iyo wakoze n'iriya suku ugaconga nyine kereye ikigori ukakivovora neza uzi yuko ufite amahirwe menshi yo kwirinda sida nibyo nari ndimo mubwira wari wamukoze kereye indaconi uzagahinda amakuru kereye itonda ari gushika amatete ese 50 byanjye ubwo ngo ndabihomba mu mafaranga n'agahinda nk'uyu hariya cyeretse ubihombye ahubwo ukanakubitwa Nywa amazi akonje. Uzi ko byari kuruta nka nigumira aha nanjye nywa amazi akonje birashira. Nywa amazi birashira. Mu bitsinda uryame wubitse inda. Ubu si urugero ubutanze. Ubu batitwigaga. Akora turi inararibonye kabisa.